Yo lighter. Uyu munsi rero hagiye gushya tugiye kubereka wa mustari tuzi nka Shanera atuye ahangaha mu Kanogo. Ahangaha tugiye kumubereka ni mu Kanogo ka Kiyovu, ariko batubwiye yuko ari hatuye. Turakase dusanga niho atuye kuko kwagaragaje buri kimwe cyose, n'abaturanyi be batubwira ko agihari. Tubyutse hano saa moya. Ahangaha tuje kumuganiriza nka bwa Ufigiri TV. Mwanjye muzi nka G-boy ukorera kuri bwa Ufigiri TV, tuze kuganiriza uyu mukobwa Shanera. Reka noneho tuhagere tumuganirize. Uyu mukobwa Shanera rero, uyu mukobwa Shanera tugiye kumusanga ahangaha mu Kanogo ka Kiyovu. Ahangaha batubwiye uyu mukobwa Shanera utuye ahangaha mu Kanogo ka Kiyovu. Ndabona atuye ahantu heza cyane hari na piscine. Nshaka tumuganirize, tumubazeho amagambo makeya ku buryo akorana na YouTube yiwe. Turashaka kumuganiriza kuko tumuzi ku bintu byinshi cyane, ku mideli tumuzi, ku mafilime ajya akina tumuzi, ku ma Instagram yatwitse. Uyu munsi nshaka ngo tumubaze buri kimwe cyose. Nibwo bwa mbere tugiye kuganira nawe nka G-boy, tugiye kumuganiriza. Tumuganirize nka bwa Ufigiri TV, aho hose tugomba kumuganiriza. Tadukomana njyewe G-boy ukorana na bwa Ufigiri TV, tugejeje kugusuhuza. Mwamutse neza? Umeze neza? Akira kuri ka mikoro kugira ngo tubashe kumvikana. Ugerageza kuvuga cyane kugira twumvikane n'abaturage muri rusange. Nitwa G-boy, tuje kuganiriza na bwa Ufigiri TV. Twayoboje turinda tukugeraho, ariko byari bigoye cyane. Bakwita Shanera. Ntuzagera utakibonekeye, nawe ngezeho kuko wambonikiye nshaka. Yegereza mikoro. None Shanera, tugize amahirwe tugusanze mu rugo akiri mu gitondo. Ariko batubwiye ngo mu gitondo urabyuka ugakaraba ugahita wigendera muri business zawe. Ubigenza uti? Tubwire ku munsi ukuntu ubigenza. Ukuntu wapanze umunsi wanjye upanze, ndabyuka ngakaraba hariya muri piscine. Mwayibonye neza? Nayibonye. Nasoza gukaraba nitegura, namara kwitegura nkajya mu kazi kanjye uko bisanzwe. Bisanze nari ngiye kugenda. Ubu wari ugiye kugenda? Nari ngiye kugenda, ndashaka kujya muri studio. Twinshi byo gutegura muzatubona turari twiza. None umunsi wawe mbese nyirizina uwupanga ute kugira ngo bigere nimugoroba, gahunda zawe zose wazishyize ku murongo? Ese utangira nka ryari kugira ngo ube wazishyize ku murongo mu gitondo ubyuke upanga izindi gahunda ugenda? Gahunda zanjye ko mba nasipanze ni ibanga ryanjye. Gusa nangira akazi mu gitondo saa 2, ngo muri mugoroba saa 3. Ibindi uko mbikora ni ibanga ryanjye, ntabwo nawe gusangiza. Uyu muramubona ni umukobwa mwiza cyane Shanera. Inanga tumuzi akora ibintu byinshi cyane, muramuzi ni umustari. Shanera ni umukobwa mwiza cyane muri no mujyi hano mu Kiyovu, hafi mu Kanogo. Tumusanze wabo, kwa turi kumuganiriza atubwira uburyo apanga umunsi wiwe, uburyo awushyira ku murongo bikaza guhura n'amasaha yuko yawupanze. Akunda cyane ibintu bya shoot. Ese tugiye kumubaza uburyo abikora, ese abikorera hehe? Shanera, gira
inshuti za ubu ngubu turi kuganiriza hari abantu benshi cyane barimo barakubona, abadiaspora bari hanze n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'urubyiruko muri rusange, nawe n'inshuti zawe gira icyo ubwira urubyiruko muri rusange cyangwa se umuntu uwo ari we wese uri kugerageza kuba yakubona. Icyo nabwira inshuti zanjye n'abavandimwe n'abankurikira cyane kuri channel yanjye, yego, nuko ibintu byose uhaye umwanya urabikora kandi ukabikorana n'umutima wawe wose ubikunze. Ikintu nukikunda uzagikora kigende neza. Yego, namwe nimunkunda mukankurikirana bizanshimisha kurushaho. Icyo mbasaba ko mwakomeza gukurikirana utuntu twiza cyane ngenda nshyira kuri channel yanjye. Ikindi ndabakunda nanjye. Shanera atubwiye yuko buri kimwe cyose agishyira ku murongo, ariko mumukurikirana cyane akanabashimira cyane kuba mumukurikirana. Tugiye kumubaza ikibazo kitari bwaze kumworohera cyane. Shanera ni muntu ki izi saha urwego agezeho cyangwa se uko ahagaze? Ese niko kazi konyine Shanera akora? Shanera ukora iki muri rusange, cyangwa se akazi ko kuba wakora amashuti niko kazi konyine ufite ukora? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Mu buzima busanzwe ndi umwana w'umukobwa uri aho usanzwe usabana w'umukristo, ariko akazi nkora ni shuti zonyine, nta kandi kazi kuko ndabikunda, nibyo nahisemo. Nukunda ikintu ukagishyiraho umutima wawe wose nta kindi uzakibangikanya nacyo. None Shanera tubwiye yuko akunda shuti zonyine. Shanera tumusanze iwabo, ariko turi kumubaza ibibazo akadusubiza. Tugiye kubaza ikindi kibazo Shanera. Ese Shanera, kuri umukobwa mwiza cyane tuzi hano mu Rwanda, kandi tukaba tunakwifuriza n'abanyarwanda, kubera iki ufite buri kimwe cyose kuki turimo yamamaza muri Miss Rwanda? Muri Miss Rwanda ntabwo yanjye kujya muri Miss urabikunze ni impano yawe. Je ndayikunda, Miss Rwanda ndayikunda, abakobwa bagenzi ko ntabwo hari babiri shoot nitabira. Shanera, izi saha ubu ngubu turi kugerageza gusoza ikiganiro cyacu. Ese Shanera, akabazo gato k'amatsiko tugiye kukubaza. Utubwiye yuko Miss Rwanda atari tara yawe kuba wazamuriramo impano yawe cyangwa se bitajya bigushishikaza. Ese hari ibindi bintu by'imikino ukunda? Urakoze cyane. By'imikino nkunda football, iyo mikino nkunda, ubundi ngakunda imiziki nyarwanda, cyangwa imiziki muri rusange. Ese Shanera, uri mwiza cyane, inaha mu Rwanda turakuzi. Turakuzi cyane. Ese nawe ubizi neza yuko uri mwiza? Wambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera, kandi ubwiza ni ku mutima. Ni ukuvuga ngo niba ndi mwiza hari ababibona, ni ukuvuga ngo hari n'abo babona kuvuga ati uriya mukobwa ntabwo ari mwiza, biterwa n'uko ubona umutima wawe. Ni byiza cyane bigenze neza. Tugiye kukubaza ibintu bibiri. Uko ujya ubona bari abamisi bagenda batambuka, ese wakunze nde cyangwa se wagaye iki mu bintu byaranze Miss Rwanda y'umwaka wa 2022? Nakunze Miss Jolie. Ni umukobwa ufite ibitekerezo byiza cyane. Ni umukobwa nkunda, naramukunze. Mu kunenga bwo nta na kimwe nanenze, kuko bahaye amahirwe buri mukobwa wese, nta na kimwe nanenze. Nakubaza akantu gace tugahita dusoza. Uri kubona buri wese arakubona kuri kamera, uyu munsi ni umunsi wa buri kimwe cyose kugira ngo uzamure impano yawe ijye ahagaragara, cyangwa se buri kimwe cyose kigaragare kimenyekane hanze n'ahantu hose. Ese Shanera, ubu ngubu turi kumwe na G-Boy muri kukuganiriza,
uri kubona muri kino gihe ari iki wakora kugira ngo urubyiruko rube rwakirinda ikiyobyabwenge? icyo nakora nashishikariza urubyiruko kwiyegurira Imana cyane, kandi ugatoranya n'inshuti zo kugendana nazo, kuko baravuga ngo mbwira abo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Nugendana n'abakirisitu uzaba umukirisitu, nugendana n'abanywa urumogi n'itabi byose nawe uzaba uri umunywi nkabo. icyo nakifuriza urubyiruko rumurikiye runkunda nibitinyuke baze dukore shoot, nzabafasha kuzamuka ko njye nazamutse kamere, ubundi tukajya gusenga. None se Shanera, twigeze tuganiriza urubyiruko rumwe baratubwira ati umuntu wese muri kino gihe ugiye gupfa abanza kuba yariyeguriye Imana. None uri gushishikariza urubyiruko kuba rwabanza kwiyegurira Imana, kandi urebye bamwe muri bo cyangwa se bamwe mu basitari tuzi nka ba Bravani bari batangiye kwiyegurira Imana, n'abandi bose tuzi ibi byamamare barimo baragenda bapfa, ni abantu baba babanje kwiyegurira Imana. Ese kuki buri muntu wese ugiye kwiyegurira Imana ntagiye aba afite? Ese icyo kintu wagishishikariza gute urubyiruko se rwacyumva? ni ukuvuga ngo urubyiruko rutagendeye kuri abo basitari bitabye Imana kuko biyeguriye Imana, ni ukuvuga ngo icyiza ni uko wakiyegurira Imana ukiri umwana mutoya ukazakura uri muri uwo mwuka w'agakiza, kandi umuntu wese agira umuhamagaro. Ni ukuvuga ngo biyeguriye Imana bari muri iyo myaka yo hejuru. Byaba byiza rero natwe twiyeguriye Imana tukiri batoya. Icyo nasaba urubyiruko ni uko twakiyegurira Imana, ntabwo tugiye gupfa ahubwo tugiye gukora Imana. Urakoze cyane. Reka dusoze ikiganiro cyacu Shanera, wagira ubutumwa ubwira abantu bari kukubona kuri kamera? Ubutumwa nababwira ni uko bankurikirana cyane kuri channel yanjye. Wababwira iyo channel yawe bakajya bagukurikirana cyane? Channel yanjye yitwa Bwafirigi TV. Niyo channel yanjye nkoresha. Ubundi ndabakunda, munkurikirane kandi ibihembo birahari, nzabahemba. Urakoze cyane kandi twishimiye kukuganiriza. Nkatwe nka Bwafirigi TV twari twaje kuganiriza uyu mukobwa Shanera utuye hano mu Kiyovu, hano mu Kanogo, ariko twishimiye cyane kuba twaganiriye nawe. Right, turabakunda. Nanjye ndabakunda cyane. Sawa, urakoze cyane. Right.